haguruka gatoya kameramani yakwerekanisha umva mwashegeye yego mbabarira haguruka rwose use nk'ujya hariya hirya kameramani abanze akwerekane yerekana ubwiza bwawe iyo ntebe irimo irakubangamira okay birahagije singo saci cyane nka Emeline Emeline se ni singo uratangiye uramuzi se Emeline ndamuzi uramuzi muraziranye gutya face to face wapi gusa nyine ndamukunda ndamuzi uri umufana we none si cyane nkuko mubitekereje yego ahubwo dusagize ko ayo makuru uri umufana wa Emeline oya ndamuzi none se niki umukundira wenda mu byakora cyangwa se kuba umufana burya iyo ufana umuntu ubufana nicyo akora niki ufana kuri Emeline umukundira iki muri make Emeline nkunda ukuntu ateye gusa nta kindi ukunda imiterere yiwe cyane yuba umusore uba waramwegereye ukamubaza uko bimeze kurusha Heineken abasore buriya nabo barabikorana abasore ahubwo tubitege ku bamama bacu umusore nzafatira ku babyeyi tuzabipfa barabura mbe mbarabuyirata umusore nzafatira ku mumama ninjye nawe ngaho umusore w'imyaka 20 ajya gukundana n'umucisha w'imyaka 60 ashaka iki ngizo uko nyine tubyita iki cyo kintu tubyite Isanzure TV action aha mbega umukobwa mwiza abantu bakurikira Isanzure TV murafite umutumirwa namuzanye umukobwa mwiza cyane abasore mukurikiranye ikiganiro tubahaye ikaze Isanzure TV aha reka mbwire umukobwa twatumiye cyangwa se umutumirwa wacu atwibwira murakoze nitwa Keza Paula kubanzi nako Keza Paula amakuru ni meza wowe ndanje beze neza ikaze urisanga murakoze Paula ariko ko mbona usa neza cyane niyo ndwara turwaye muri iyi murwaye indwara yo gusa neza ariko ukuntu mbona usa wagira ngo uri umuhanzi cyangwa se uri umukinnyi wa filime na kintu ukora cyerekeranye bisa nkabyo ariko sinari nabitangiye ntago urabishyira ku mugaragaro nose hagati y'ubuhanzi no gukina filime ni ibiki uzatwereka vuba Mwebwe mubyitega ahubwo tukwitege aha karibu rero usange abandi bana uzi kuririmba oyasha uzi gukora iki na kimwe naza kuvuga ngo sindabigaragaza ntago urabiga ako cameraman wamba bari ukanyerekanira uyu mukobwa koko mbabare basi haguruka gatoya cameraman yakwerekanisha umva mwashegeye yego mbabarira haguruka rwose use nk'ujya hariya hirya kameramani abanze akwerekane yerekana ubwiza bwawe iyo ntebe irimo irakubangamira okay birahagije okay karibu bakurikiranye Isanzure TV uyu mukobwa twatumiye Paula cyangwa se Keza ni umukobwa ukiri muto cyane ariko ntabwo ari muto cyane Paula uri umunyeshuri yenda umunyeshuri wiga kaminuza wiga muri kaminuza umaze gukora sha cyane ubu batangiye no kugutereta ego mana turi gusa se ufite umukunzi oya nta mukunzi mfite naringize ndi single uri single saci cyane nka Emeline Emeline se ni single uratangiye uramuzi se Emeline ndamuzi uramuzi muraziranye gutya face to face wapi gusa nyine ndamukunda ndamuzi uri umufana we none si cyane nkuko mubitekereje yego ahubwo dusagize ko ayo makuru uri umufana wa Emeline oya ndamuzi none se niki umukundira wenda mu byakora cyangwa se kuba umufana burya iyo ufana umuntu ubufana nicyo akora niki ufana kuri Emeline umukundira iki muri make
Emeline nkunda ukuntu ateye gusa nta kindi ukunda imiterere yiwe cyane y'ubu umusore uba waramwegereye ukamubaza uko bimeze kurusha Heineken. tubwire rero iki se tubwire nyine kurusha Heineken rero niyo yakunzwe kurusha umusore. none se ntabwo wabibonye wowe ariko se biriya bintu nyine ubona ari byiza ra cyangwa n'ubundi ku giti cye bura none se bikoze ari uko byanze bikoze ari uko byanze wenda ngo ni inzoga oya nta nzoga nawe zagufashe wabikora reka njyewe ntabwo nubwo umukunda ariko ntabwo biriya bintu yakoze wabishimye ntabwo wabishimye aha nta kibazo. Keza nakubaza akabazo gatoya. nta kibazo. Keza ku myaka yawe ufite wenda ntabwo uri umwana cyane nta n'ubwo ukuze cyane muri iyi minsi hari ikibazo cy'abakobwa bari guterwa inda bakiri batoya. hari icyo wagira icyo ubivugaho? mbivugaho nk'iki nk'inama cyangwa se uko ubibona ese gute? birakabije birakabije pe ko usanga umwana w'imyaka 14 yaratwaye inda ugasanga abakecuru nkatwe ba 28 urumva twaho twasamye ari ikibazo cyatari. none se ubona ari iyihe mpamvu ituma abana b'abakobwa bafite iyo myaka batwara inda imburagihe? ni iyihe mpamvu? ni ikihe kibazo mbese tubwire. uzi impamvu nuko baba bagiye gushaka ibyo batababoneye buriya cyane baba bagiye gushaka ibintu iwabo badashoboye kuba bababonera. ntabwo ari ukwifuza ibirenze ibyo bakwiye kuba babona. none ni ukuvuga ko ababyeyi nibo bafite amakosa. huye n'abana niba umubyeyi yifata akaguha ikintu sibyo wowe ugashaka ikirenze ku cyo baguhaye ni amakosa. amakosa ni aya ariko n'abagabo nabo bariho ugasanga ikigabo cy'imyaka 50 kiri gushaka akana ka 15 ngo nuko gafite atubona n'udutaye oya ntago bari sawa. n'udutaye n'utunyashi ni nyashi ntago ari utunya kandi nawe nabonye uzifite. ngewe se ziraseka sha nawe ufite nyashi ariko abasore rero sinzabakira asha zirahari. nose Keza uvuze yuko hari abagabo bashuka abo bana ese koko urubyiruko rw'abakobwa ruri kugwa mu bishuko rugwishwamo n'abo bagabo cyangwa namwe bakobwa nago mworoheye bari abagabo? shawarege ni hagati na hagati buri gute ariko cyane cyane abagabo bafite ibifaranga byinshi ese uzabona kane kiga mu 3 segonderi kaba kiciniriye uturabero uduki ugahereza inoti 10,000 ahita ashyuha agashyuha mbese urumva uruhare rwinshi ni abagabo bubatse ingo cyangwa ako se basore buriya nabo barabikorana. abasore ahubwo tubitege ku bamama bacu umusore nzafatira ku babyeyi tuzabipfa barabura barabuyirata umusore nzafatira ku mumama ninjye nawe ngaho ibyo se nabyo nose tubyita iki ibyo ngibyo? oya ntago ari sawa. tubyita iki? umusore w'imyaka 20 agiye gukundana n'umucisha w'imyaka 60 ashaka iki ngizo uko nyine tubyita iki icyo kintu? tubyite subiki wa mugani. ese nk'ubu reka nkubaze nk'ubu uri umuyobozi wenda ugize amahirwe yo kuba umuyobozi w'urubyiruko sibyo mu rwego rw'igihugu ni iki wakora kuri icyo kintu? nabyita ko ari nko gutanga amahugurwa sibyo mu rubyiruko cyane cyane kuko no icyo kibazo gihari. amahugurwa mu rubyiruko abantu bakuru bo nta kintu wabaganiriza? ubwo se umuntu mukuru wamuganiriza iki ko nawe ubwaba bakuruta? oya ariko buriya hari igihe n'abantu bakuru baba bakeneye inama z'abatoya ntago ubizi. aha ko nayibonye umuntu w'umupapa uramubwira agahita agashaka kugufatirana reka yego iyo wanje gukangura abana bakiri batoya bo ubwabo birarangira. ariko rero tusubiye inyuma gatoya
ngo bari abasore bo kuba mama baba bashaka iki? bashaka amafaranga arya babise nabyo se nuko n'abapfubuzi gaho da n'abapfubuzi gute bapfubura iki? ndabizi se nanjye nuko mbyumva. oya dushyire muri logique nyine nawe ushyire mu bwenge biba byagenze ute kugira bajye gupfubura? ibyo bimama biba bishaka utwana dutohereka ngaho kugira ngo ndabizi se. oya wabivuze nk'ubizi mbwira. mana yanjye umunyamakuru ra. oya wabivuze nk'ubizi mbwira. wavuze ngo umusore nzafatira ku mubyeyi bro. Ewa ninjye nawe abagiye gupfubura iki cyapfubye? ndabizi se nyine reka nkubwire ikibazo gihari. abakecuru bari gushaka abagore kumva. I'm sorry gato, abakecuru bari gushaka abasore bakiri batoya. Sinzi impamvu ubwo nibwo babakorera imiti ngo bagatinda. Urumva ibyo bintu nanjye yatangiye kubyumva ejo bundi. babakorera imiti bigatinda. kandi abagabo babo se baba baracitse intege se? sha umenye none se nimba umukecuru w'imyaka 70 ubwo umugabo we afite ingahe 20 abamurusha hafi 10 n'ingahe. oya sha nawe urakabije. none se umusore yajya ku muntu w'imyaka 70? hasi turetse kubeshya we nagusigaye bibona. sha je urebye ndabibona gusa impamvu urubyiruko basigaye ngo ari abanebwe niko ubibona nawe? n'abanebwe ugasanga umwana w'umukobwa nta kintu gishaka gukora ahubwo ikintu ashaka amatelefone ahenze, ama makeup arenze, imyenda ya danje kandi nawe ubwe ntacyo yifitiye. First of all mubanze mushaka akazi ayo mafaranga azaboneka. kwirukanyira mu basore mu basaza nta kintu bizabagezaho. yego babwire byira inama urubyiruko. oya nababwiye bumvise. oya ikindi kintu ugomba noneho ku bakobwa bagenzi bawe byabaye too much. shani na too much wese ubibona? ndabibona ariko wowe nk'abantu mukunda kugendana cyane mbabarira umbwira ati kuri iki kintu mukwiye kwitwara gutya na gutya, kuri iki kintu ubabwire. bwira abakobwa bagenzi bawe kuko nawe uri umukobwa ibyo bacamo n'ibyo ucamo. uzi ikintu cya mbere bareke kwifuza cyane bya mirenge sibyo. ikindi ibintu byo kuvuga ngo turashaka ratamate ya mafone ahenze ya miliyoni aradukoraho. nabyo babireke. banyurwe n'iby'iwabo babahaye cyane cyangwa bayakorere ko akazi kabuze se sheri. agashaka ibihangira imirimo. wese ukora iki? bacuruza inkwi. ego ubu bakubwira ngo genda utandike inkwi hariya ku muhanda wabikora? kereka atari amafaranga bima nabikora. igo mbese wowe apfa kuba ari akazi ariko katarimo imico mibi cyane. se hari akazi karimo imico mibi uzira? ego mani si ugukarabura nk'akahese nk'uburayi. buraya se buraya hari ubwo ari akazi? ni akazi se biriya no kwinezeza. mu Rwanda babyemera ko atari akazi se? barabyemeye se? ubifiteho amakuru? urashaka ko bamfunga? ntago bagufunga ajya uvuga ibihari. none se hari abantu njya numva bavuga ngo mu Rwanda ngo hasigaye hari ubutinganyi kandi narabyumvishe hari nako ni akazi ngo simbizi. none nawe urazanya ati ngo mu Rwanda buraya burahari. ese budahari ubwo buriya bintu by'icupa na emerine burasa uburaya si ugushaka amaviyuzi nk'ibyo nkabe. oya viyuzi n'uburaya ni ibintu bibiri bitandukanye. nyine biratandukanye yego gusa nyine hari ababikoresha ukumva mu bindi bintu bibi. ariko wowe uremera ko uburaya mu Rwanda buhari bwinshi? hari na karitsiye warangiramo umuntu ati hariya rwose ewana na senkisa zawe muri korodoro se bahaze. urabamamarije agiye kumbaza ngo namenye gute? narabyumvise. ahubwo urabyivugiye. narabyumvise. oya urabyivugiye muri korodoro wahabaye nk'ukwezi. oya njye narahumvishe. ahubwo ndabona nawe barahagusanga urapfuye. njye se ndiyo Emerine. oya ntabwo Emerine se burawe ni indayara y'umwuga umenya. y'umwuga none uranamukunda sasa. Emerine ndagukunda arataho uri hose ubimenye gusa none ibintu wakoze ntabwo ari byiza waransebeje. yego
mubwire ngo waransebeje. mbisubiremo sinyabyumvisha zakibona kino kiganiro. Okay, Keza. Aha, muri uru Rwanda habamo abastari, habamo abantu benshi. Mbwira umuntu w'umustari ufatiraho urugero uvuga ati uyu muntu akora ibintu byiza byatari. Numva nanjye mbonye amahirwe nakora. Ni nk'uwuhe mustari ukunda? Nabyita ko ari nk'umukobwa witwa Nikuze wahoze akina muri Sitmade. Umva umukobwa umva isaro. Wow. Ndamukunda pe. Nikuze ndamukunda. Kubera nawe urumva wakina filime ukamera nka Nikuze, ntabwo iriya role wayishobora wowe. Koko Ntayo washobora. mwige nawe umunyitege. Uva abantu bakurikiranye Mika TV show, uyu mukobwa rero agiye kuzaza akina filime, nzajya bagezaho byose, updates zose uko zijya zigenda, kandi muramubona ni mwiza. Ewana mwitegure na mwitegure na filime azajya akina uko zizaba zimeze. Keza? Keza ni amazina wiswe n'ababyeyi cyangwa n'ukuri na Keza nyine n'ubundi? Oya ni amazina yanjye. Wiswe n'ababyeyi kwiragamunda. Sha ufite phone nziza. Mwayibonye? Okay, unambaye neza cyane. Murakoze. Urasa neza cyane, murakoze. Cyangwa rumwe muri babandisha iyo phone wayikuye? Iyi phone narayikoreye. Wayikoreye? Ukora iki? Narayikoreye. Ukora iki? Kuri umunyeshuri wiga muri kaminuza iyo phone n'ababyeyi bayiguze? N'ababyeyi. Urabeshya we. Mukanya waruvuze ngo warayikoreye utangiye kuvanga indimi. Sindi bugufate. Ndibuze kugufata. Oya. Narayikoreye n'ababyeyi nabo baramfashije. None se inzozi zawe, mbwira abanyarwanda inzozi zawe. Inzozi zanjye n'iki se ko umuntu aba afite inzozi nyinshi? Yego, vuga inzozi zanjye numva bizagenda gutya, ndagira ngo gutya na gutya nyine ugira ikintu ubwira abanyarwanda. Inzozi ze nuko rata nzaba umukire. Yego. Nzaba n'umusitari. Yego. Cyane. Wow. Imana izabiguheremo umugisha. Murakoze. Kandi uzagira amahirwe muri ibyo byose. Nta kibazo urakoze. Isanzure rero uyu mukobwa twari twamwakiriye nk'umutumirwa. Ndakeka uzagaruka. Abantu mwamukunze cyangwa se abantu mukeneye kuba mwaganira na rero uyu mukobwa twari twamwakiriye nk'umutumirwa. Ndakeka uzagaruka. Abantu mwamukunze cyangwa se abantu mukeneye kuba mwaganira nawe ku mpano ye yo gukina filime, mwambwira ndaza gushyiraho na nimero mwamamagara nkabahuza nawe akajya bafasha gukina filime kuko arabizi cyane. N'abahanzi bashaka kumushyira mu ndirimbo namwe mwanyegera. Umukobwa wanjye rwose yabibasha. Keza, ndabona ari ikintu ushaka kuvuga. Oya ntacyo. Oya vuga. Nuko rata mbakunda. Abantu rata muri buze kunkunda ndabakunda. Yego. Nta kindi? Nta kindi. Birahagije. Yego. Okay, sorry. Aha. Keza. Ngo rero gira icyo ugeza ku banyarwanda tugusezerere. Abanyarwanda nuko nyine batazibagirwa rata ko inkotanyi zadufashije. Yego. Ibyo byonyine. Ibyo byonyine pe. Ntibazibagirwe iby'inkotanyi zadufashije. Ariko reka nkubaze. Numva nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko Perezida Paul Kagame kazaga katinga bibaye ngombwa ko Perezida Paul Kagame atanga amahirwe ku gitsina gore yo kwisanzura bakavuga icyo batekereza wenda ku miyoborere y'igihugu cyangwa uko batekereza ku hazaza h'igihugu, urumva ari ikihe gitekerezo wageza kuri Perezida?
subiramo iki kibazo numva gikomeye. ndakubajije ngo perezida w'igihugu atanze ijambo ku gitsina gore vuga ati ikintu wumva ushaka kuvuga kivuge uko imiyoborere ese igenda neza mbese niki cyahinduka niki cyiza ni agatanga ijambo urumva ari irihe jambo cyangwa ari ikihe gitekerezo wageza kuri perezida uri free yabatanze uri free. First of all ndabanza kumushimira sibyo yaradufashije nk'urubyiruko aduha ijambo nk'abagore cyane ko noneho mu nteko z'iki gihe abagore bari ku isonga ntabwo bakidushyira inyuma nka mbere nka kera.